Okay, inshuti zanjye ni Moses Newman, ni DJ Afro Swing, ni Finka, ni amazina yose mwanyita. Umugoroba urageze, bamwe batangiye kuryama, abandi barananiwe. Ariko iki ni igihe cyo kugira ngo twiganirire iminota 15 gusa mbere yuko dusinzira. Babwire utuntu twiza, namwe mumbwire utwiza. So mumbwire niba mushobora kubona comment. Yes, we are public. Okay, mugire ni muba batanu duhite ko dutangira. Mumbwire niba mwumva amajwi neza, umuziki mumbona neza, mwumva ibyo mbabwira. Iminota 15 ntago tuyirenza rwose. Yes. Mumbwirire n'abandi, ndabona turacyari babiri gusa. Turebe. Okay. Ni bande bahageze? Mumbwire mu shyireho akantu mbimenye. Okay. Reka dutangire n'abaza kuza nyuma barafatira ahangaha. So gahunda nta yindi. Gahunda nta yindi ni ya yindi nababwiye ejo. Ubu ndacyakora testing y'ibikoresho, ndacyareba ni ibintu bimeze neza. Yes, ndabona umuntu umwe aje, ni byiza cyane. Nkorera share mube babiri batatu, nimugera kuri batanu ndinjira ni deep of conversation. Uyu munsi iminota 15 itarenga no kubahamagarira kujya muza mu biganiro tugiye gukora. Gahunda iratangira ku wa gatanu ku itariki 2 z'ukwa karindwi, ni mu cyumweru gitaha. So guys, nta kindi ni ukubasaba gushyira hamwe. Reka mbibutse, reka mbahwiture mbabwire ko uyu munsi iyo ndebye amalive y'abanyarwanda mbona turacyafite ikibazo. Kuri Instagram usanga ari abantu 300 ku bantu bahitinga. Kuri YouTube naho the same thing. Kereka kuri Facebook niho nagiye mbona hari abantu barenze 1000, ariko naho ntago ari cyane. Kandi naho abantu bagira audience nini, usanga ari ba bantu bari kuvuga ibintu bisekeje ofete, kuvuga bimwe bitandukanye na wa muco twari tumenyereye kera. Ariko burya ntago umuntu yabatunga urutoki, kuko mu gihe ikintu gitunze umuntu buriya ntukakijajinge. Ko kuri we iyo bimuzanira umukati bikamuzanira aba followers, ko burya muri aka gakino turimo urabona nk'ubu muri babiri gusa ntago muhagije kugira ngo aya masaha ndi gukoresha aze kuba rentable, kugira ngo nze kugira akantu nkuramo. Birakwiye ngo tube benshi. Niyo mpamvu biri kuba ngombwa ko abantu bakoresha amatopic rimwe na rimwe arenze ya kamere tumenyereye wa muco wacu. Ariko iyo ugiye ku baturanyi bo mu bihugu bindi byo muri Afrika, za Cote d'Ivoire, tubabira ibihugu by'aba francophone nini, cyangwa wajya muri Nigeria, usanga umuntu ajya live gutya abantu bagahita binjiramo ari nk'abantu 1000 n'ibindi byinshi cyane. So reka rero mpite ndasa ku ntego, kuko uyu munsi ndihuta cyane. Ndagira ngo ngusabe wowe uri hano ukore subscribe kuri chaîne yanjye ya DJ Afro Swing, kuko niho nzajya nkorera ibiganiro guhera ku itariki ya mbere, guhera ku itariki ya 2 z'ukwa karindwi azaba ari ku wa gatanu. Ibiganiro nk'uko ubushize nayo babwiye bizaba bishingiye mu
ufite mu guhana experiences zacu z'ubuzima twagiye tubamo. Hari ibyagiye bitugora, hari n'ibyo twagiye dushobora, hari ibyo bitekerezo ufite nicyo kintu ngiye kindi ku mutima. Nkunda umuziki ariko kubera les droits d'auteur nabaye obliged guhagarika gukora live z'umuziki. Nkunda ibintu urubyiruko rwose rukunda kuvuga ku bishegu ndetse no kubikoraho n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko bintwaye iki se noneho nje nawe tukaganira ibintu bihindura ubuzima bwacu? Hari abandi bafite experience ikomeye cyane yo kuguhereza izo content zirimo ibishegu, hari abafite experience zo guha content zirimo urwenya n'ibindi, ariko ngewe numva muri ngewe nshobora kuguhereza content ituma wowe nanjye dutezanya imbere. So mwebwe rero mwamaze kuhagera bane, ushobora gushyiraho aga comment yari hasi kugira ngo mbibone. Eske buriya biri gukundara? Yes, why not? Reka maze ndebe ko comment ziri kwemera. I think so. Washyiraho iyo comment nkayibona kugira ngo bimpereze gukomeza kukubwira ibyo nawe ushaka kumva, kuko ntago naje hano kugira ngo mbe nk'umunyamakuru kuri televiziyo, naje ahubwo kugira ngo duhanahane ibitekerezo. So as I told you, mfite iminota 15 uyu munsi itarenga, nicyo kintu niyemeje guhera uyu munsi. Nimbabwira ngo ni iminota 15 izajya iba 15, n'ibisaha izajya ibisaha, kereka guhera mu kwezi gutaha nidutangira kujya tugira interaction ku buryo nawe winjira mu kiganiro, kuko fete niyo focus yanjye kugira ngo duhane ibitekerezo. Nawe uri connected inyuma telefone yawe, niba ubishaka unsabe uze winjiremo uduhereze kuri experience yawe. Icy'ingenzi kwiceno si ukugira ngo tubone views, mfite akandi kazi nkora uretse ko nayo ya views yinjiye ntago yangwa nabi, ariko objectif yanjye ni ukugira ngo impano Imana yampaye, impano Imana yaguhaye, impano nuri Imana yaguhaye, tuzizane dukore bayita ngo ikira synergy, ufite imbaraga zacu tuzihuze dukuremo ikintu kimwe. Biriya bintu nge ntago ndi bukubeshye mba mu Bufaransa, donc mperuka iwacu haciyemo igihe kinini, ariko sigiye mbona abana, ndavuga urubyiruko ruri mu Rwanda muri iyi minsi. Salama Stone, turi kumwe grand frère, turanakumburanye. Tuba iyo mbonye nk'uku umuntu ushyizeho aga comment cyane nka Gasto tuziranye, wow, mpita numva nagwisaruti. So ubwo rero twakomeza tuganira tuvuga duti mbona ngenda vuga abanyarwanda ba mu Bufaransa nibo mperuka cyane, ariko nabo mu Rwanda mbabona online, ariko mbona abana bo mu Rwanda bamaze kumenyera ikintu cyo gutezanya imbere. Hari ukuntu ubona umwana aturutse ahantu utamenya, ejo ukabona abigezeho nyuma y'icyumweru kimwe ukabona aragafasha. Ariko aba bari muri diaspora, ikintu nabonye bafite ikibazo kinini cyo kuba banyamwigendaho, bafite ikibazo kinini cyo kuba banyamwigendaho, ariko nabo sibo. Nuko abenshi, urebye abanyarwanda benshi bari muri diaspora, hari abana b'abakire baje iwabo babohereje, barabishyurira akantu, abo ntacyo bibatwaye. Niyo bageze ino nyine bakomeza kwirira umunyenga nta kundi. Ariko noneho abandi benshi nabaje ari impunzi. Abo baje ari impunzi nabo usanga bafite ukuntu batizerana hagati yabo n'abandi bavuye mu Rwanda. So noneho ugasanga bake cyane bavuye mu Rwanda baje kugashaka, baje guhaha, nabo babaye batwawe n'urwo ruvange rw'abantu benshi, abantu bagatakara. So icyo kintu rero gituma nemeza ko abanyarwanda bari Buraya hafi ya bose bakeneye kubanza gusura abapsikologe. Munyumve neza, kuko dufite ibibazo bitandukanye, memu n'inzira twagiye ducamo kugira ngo tuhagere zagiye zidutera ibibazo. So iyo ni step ya mbere nababwira ko nababwiye ko ari minota 15, none dusigaranye iminota 4 n'igice. Donc ariyo step ya mbere yo kujya ku mupsikologe, ukabanza ukareba ikintu kitagenda neza hariya, kuko ikintu ntabasha gusobanukirwa n'ukuntu
abantu bamara imyaka ingahe mu bihugu nk'ibi ngibi, ukabona tuvuge nko muri France ujya i Paris muri arrondissement ya 13 ugasanga ni umujyi w'Abashinwa. Ujya ahantu hatandukanye ufite, si ngombwa ngo nirirwe nsubiramo amazina y'ahantu, ariko hari amakartier y'Abarabu, hari amakartier y'aba Portugais, hari amakartier tuba, hari business z'aba Portugais, business z'aba ufite buri communauté usanga muri France bagiye bafite akantu kabo. Noneho ugasanga abatwirirwa twebwe tujya tubasika ba Mamadou, abo twita ba Mamadou b'Abasenegali n'ibiki byose, me ugasanga nibo bafite amasoko y'ubuvijire, nibo bafite tuba, kuko umwe aragafata agahamagara abandi bandugu zangu, twisubireho abantu b'aba diaspora, twibuke kongera gutezanya imbere, twibuke gushyigikirana. Uziko umuntu abura amayero 20 ya essence agahamagara umujama we ngo ayamutize, agiye muri entretien d'embauche, my friend, umuntu agatinya kuyaguha, so atutinya ko azayakwishyura cyangwa se utinya ibintu bidasobanutse. So inshuti zanjye rero, ngiyewe mbanje gukomanga ku miryango yanyu. Ubu nibwo bucuruzi nzi gucuruza, nkoresha iyi niyo suka yanjye. So nkorera subscribe kuri DJ Afro Swing kuri channel yanjye ya YouTube. Guhera ku itariki 2 dutangire tujye dukora ibiganiro. Ubu ndimo ndakora programmation, ejo bundi nzabahereza ko nzajya nkora kibuze iminsi 3 mu cyumweru. Nzajya ngira ikiganiro cy'Ikinyarwanda, ikiganiro cy'Icyongereza n'Ikinyarwanda n'ikiganiro cy'Igifaransa mu bihe bitandukanye. Byose focus ya mbere ari ukugira ngo nteze imbere Abanyarwanda, kuko ari mwebwe mundi ku mutima, ko buriya umunyarwanda yateye imbere nanjye mba nteye imbere, sibyo? So nimara guteza imbere Abanyarwanda, nzajya kuri second step, ntangire nkore cyane cyane mu Gifaransa, nteze imbere n'Abanyafurika, kandi uko mbateza imbere niko nanjye niteza imbere. Ufite ikibazo tugira, dutinya kuvugisha ukuri. None se bro, wowe uri connected iyi saa 6 y'ijoro, ubwo sinzi niba wumva umunezero uri kunshyira mu mutima. Mukanya hari umugabo twavuganye w'umunyarwanda w'inshuti yanjye, twari tuvuganye ku bibazo bitandukanye, ahita akambwira ukuntu bamwimye ubwene gihugu, donc bamwimye nationalité française, kubera yuko yigeze agira ikibazo rimwe mu buzima, ajya kwa procureur, noneho bari abashinzwe ibyangombwa bamubwira ko amine bashinzwe gutanga nationalité baramukatira. So niho nahise ko nibuka ko uriya muntu ikibazo afite ni ukutagira abamugira inama bashoboye. Ubusanzwe nyuma y'imyaka 3 abavoka turanabafite hano, ba Maître Richard Gisagara n'abandi, sinzi impamvu abantu batabegera, ariko normalement iyo umaze imyaka 3 warakoze ikintu kitagiye kuri casier judiciaire, ushobora kwandikira procureur wa Repubulika w'iyo circonscription y'urukiko, amine y'iyo parquet yagushyizeho iyo stick, ukamwandikira umubwira ko ufite imico myiza n'ibiki byose, iyo stick akayikura muri base de données yabo. Ibyo bituma ikibazo nk'icyo cya nationalité batakikwima, sibyo? So dufite icyo kintu rero cyo kutagira ubufatanye, ukwegerana, ariko impamvu nta yindi n'iyandi nahereyeho nuko turacyafite traumatisme twese. Kandi uretse na traumatisme ntago twiyizi, kuko muri Afurika nyine dukora muri freestyle, ariko hari aka example njya nkunda gutanga. Njyewe iwacu ni ahantu aho nakuriye, nize seconde, iwacu ni mururu, hamwe bajya babeshyira ngo ureba mu ngufuri gafunguka. Secondaire nyiga ahitwa Igihundwe. Ndibuka ko abantu b'iwacu bajyaga bava imururu bakajya gucuruza Kamembe n'amaguru bambaye ibirenge, nta nkweto bambaye. Nanjye byagiye bimbaho sometimes, nkabona ndimo ndatembera nta nkweto nambaye. Ntago byigeze bintera ikibazo mu birenge, nkagenda no muri kaburimbo nahakiniye agapira ndetse. Ariko uyu munsi kubera kumenyereza ibirenge kwambara inkweto, unambwiye ngo manuke ngere hasi muri parikingi, nahagira ibirenge byahiye.
bivuga ngo wa mugani baciye amusore ngiye kwiyongeraho iminota 5, wa mugani baciye ngo ugiye buryasazi azimira nzima. Niyo mpamvu iyo ugeze ahantu hari ibisubizo utangira gutekereza nk'umuntu uri mu bisubizo, sibyo? Ni nk'uko umuntu waba uri muri diaspora ugatangira kujya ubara amafaranga baguhembye ukayabara mu manyarwanda, aho ngaho waza gusanga urimo uratakara cyane. So bivuga ngo rero no mu buryo bw'imitekerereze muri buriya buryo twari tumeze tukiba mu rugo, twari tumeze nka kwa kundi twagendaga muri kaburimbo nta nkweto twambaye, ariko uyu munsi ntibigikunda kubera turi aho twambara inkweto buri munsi. Bivuga ngo birakenewe rero na za nkweto zo mu mutwe twibuke kuzihanagura. Nta yindi nzira ni kuba psychologue. Ndibuka ko ndi mu bantu bambere bajyaga bavuga ati ariko abaginga umuntu ajya kubareba bashakaho iki, ariko franchement kujya ku mu psychologue biroza mu mutwe nubwo utabyemera, cyangwa se ugashaka, kuko ufite hagati yacu ntitwizerana. Ujya kubaza umuntu ngo ugiye he, ngo hari ahirya gatongo hari ahejuru. Why? So dukora icyo kintu, twiyoze mu mutwe, twisanishe naho turi, tutibagiwe gakondo yacu, maze dutangire bushyashya dukore, kandi ababwiza ukuri ko tuzabigeraho. Icyo kintu cyo guhanahana amaboko kugira ngo dutezanye imbere, icyo kintu kirabuze. Usanga umuntu ari obstine kuba engineer. Niga uraba engineer bajye baguhemba 3,000, 2,800 biki byose, usanga uri mu nzu uzafata ideni n'imodoka n'iki byose, uzabifata ufite imyaka 30, uzarangiza kubyishyura ufite imyaka 60. Uri umukire cyangwa uri umugaragu w'ideni ryawe? Nyamara hari ubundi buryo. Iyo ubona Abarabu bose, Abagreke n'iki, ari ufite utu restauration ducuruza za kebab, ntabwo bibabuza guteza imbere, nta nubwo baroburije kuba aba engineer n'ibitangaza, kandi usanga yiriwe muri kebab agataha ahantu hameze nko muri chateau, wowe ukirirwa mu biro birimo climatiseur, ugataha muri bati mirimo ibiheri na kafari. So nshuti zanjye rero, reka ndangiriza aha, njye mbabwire ngo muri bwa bufatanye, boutique yanjye ngiyi ni chaîne DJ Afro Swing. Mu kanya harimo abantu 78 ubanza. Please munkorera umuti, bigere next week twageze ku bantu ya ordinateur irambwiye ngo ni ntayi. Bon, reka nzenge kuzana chargeur sirehera. Good, très bien. So iki kirakemutse. Donc mwumve ngo gahunda yanjye nanije kubasaba uyu munsi, donc navuze 15 minutes nongeraho 5 ibaye 20. Nabasabaga ngo munkorere subscribe ku channel ya DJ Afro Swing, maze guhera ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi, no kuvuga ngo ni mu cyumweru gitaha, ndatangira mbagezeho ibiganiro byo kwiteza imbere. Ndajya mbazanira abantu babishoboye, abantu babigezeho, abantu bafite experience ifatika, baduhereza ibitekerezo. Please dukomeze dufate imishahara n'ibyiza, ariko no hirya gato y'imishahara tugire na turatuntu twinjiramo, kandi tureke kwirimita ko buriya ijambo rirarema, igitekerezo kirarema. Niumva ngo urashaka kuba engineer ugafata iyo modoka uzarangiza niyo nzu uzarangiza kwishyura ufite imyaka 60, ubwo ubuzima buzaba nubwo. Ariko nuvuga ngo ufite imyaka 30, ndashaka guhera ku myaka 40 nzajya njya muri vacances muri za Bahamas, mfite ibintu by'agaciro biri kwiraninga, bizabaho. So ubwo rero cyane cyane mwebwe muri diaspora, ni mwebwe ntekereza ibintu bizareba cyane kurusha n'abari mu rugo, uretse ko n'abari mu rugo babizi kandi nabo bazabikora. Gusa mbona abari mu Rwanda bari gutera imbere kuturusha, kandi ari bo byitwa ngo bari mu gihugu kiri inyuma, kiri mu nzira y'amajyambere. So mwebwe rero muri mu byateye imbere, munyerekera urukundo kuri ibi, nanjye ibyo uri gukora nzaza kuguteza imbere. Njye nkunda kubibona
ugasanga nko mu mujyi ntuyemo hari umwana w'umunyarwanda ufite akabare restaurant acuruza byera amayero 2. mu zindi bare ziri ku ruhande rwe ni amayero 5. iyo yita mu bimba ni cya kindi kinini agicuruza 5, mu gihe ahandi bagura bishyura 5 baguze akarahure kangana gutya, ariko barangiza bakamubwira ngo ari kubahenda. Nje numva ahubwo twari dukwiye guhindura systeme y'imikorere. Wajya kwa Smart Gorilla ni kwiyo bar igiye kwitwa d'ailleurs, kera ni muri rira bayizi yitwaga La Reine de Femme, igiye kwitwa Smart Gorilla. Nujya muri Smart Gorilla sibyo, ugiye kugura mu bimba amayira 5, ugiye wumva ufite isoni, kuko nujya kwigura ku bakamerone uzayishyura 10, nujya kwigura mu bazede uzayigura 10 ni wibeshya banaguhondagure, nujya kwigura mu bazungu uzayigura 20 banaguhereze crevette kandi utazirya. Ariko muri Smart Gorilla uzi kuzataha baguhaye na brochette, uzi kuzataha bakokereje n'igitoki, uzahasanga n'abajama muvugurira imirumwe, ariko nurangiza uvuge ngo yaguhenze. Guys, dusubize imitekerereze yacu inyuma, twibuke icyo gukorwa aba ari cyo dukora. So right now niba ugeze hano nkubita subscribe kuri DJ Afro Swing, and next week dutangire dukore ibiganiro bya bindi nyabyo. So murakoze cyane rero, ndabashimiye bihagije. Ndumva naba libera tukajya kuryama, amasaha yagiye, kandi nizera nkomeje ko gahunda nimara gutangira ejo bundi mu cyumweru gitaha muzakomeza kunkorera subscribe nyinshi cyane, mukankorera share n'abandi bantu benshi bakamenya ko iyi gahunda irimo irakorwa. So ndabashimiye cyane rero, kandi murabizi ko mbakunda bya bindi byo ku mutima. Mugire ijoro ryiza, mwibuke ko umurimo ni ukora akazi. Bana banje, barumuna banje, inshuti zanjye, ba grand frère, ba petit frère, umurimo. So niba ufite akantu washaka kumvuga mbere yo kurangiza, you can gushyira aga comment. Sino nkwifurije ijoro ryiza, ngutuye aka karirimbo kararangira dutaha. Murakoze cyane. I love you so much.